Nongeye kubasuhuza kuri uyu munsi kabisa, muracyari kumwe n'icyaremwe cyanyu ku Ruyenzi. Uyu munsi mbafitiye ikibazo kirimo n'amafaranga, ubasha kugisubiza neza araba yayatsindira. Ikibazo rero kiragira kiti, mbega cyanditse mu ijambo rimwe, muraribona iryo jambo ryanditse ngo batugize ifundi. Ese mwambwira ifundi mu Kinyarwanda bisobanuye iki? Noneho iryo jambo batugize ifundi, igice cyayo cya kabiri, murareba irindi jambo rigize iyo nteruro, naryo murinsobanurire. Ubwo ni ibibazo bibiri. Ikibazo kimwe kiragira kiti batugize ifundi, mumpe igisobanuro cyaryo. Icya kabiri, mumpe irindi jambo rigize iyo nteruro. Ugisubiza arahabwa 5,000 y'amanyarwanda.